noneho turasenga Imana ntabwo ari yakabisobanura ibyo byose. Yego. Nuko Imana yansanze yarahiza kunsanga irambwira itumva umujakazi wanjye ndamurengeye kuko usenze. Yego. Ubwo ngubwo nakuruhushya rw'Imana kugira ngo ibinyemerere mbimubwire. Irabinyemerera ndamubwira nabwira Imana y'amahoro yambwiye ngo irakurengeye. Yego. Kandi iragushigikiye kuko irambwiye ngo iragukijije uburwayi bwawe bwo mu nda. Amen. Ubwo ngubwo turasenga Imana igenda ivuga n'ibindi byinshi musezanya n'ibindi byinshi bicesha muri ngewe n'abandi bo ku ruhande rwose. Hakampamagara akambwira ati Tsiri rwose byo byonyine reshaka ko nasengana nawe kubonye kuri uyu murongo uyu n'uyu ndavuga nti oya kari kamvugisha Tsiri dusengane. Rwose nta muntu ugeze nsubiza inyuma. Yego. Uko yampamagaye naramufashije. Ubufasha bwo yankeneyeho buri wese wampamagaye narabumufashije. Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharingana bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Jirene nkunda kwabwira ngo n'umuntu uhugurika kandi usabana. Imana Etienne bakunda kwita Thierry niwe turi kumwe niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. N'umusore Imana yahaye impano akiri mutoya cyane kandi iri kumukoresha iby'ibitangaza. Hano turi abayaje gusenga narangiza nkamufatiranya nihoya ni abo muri kumwe bagiye kurya ibyo Imana yagushyizemo ariko hari n'abandi bari kure reka nabo baze bakubone sibyo se. Yego. Yego umunyarwanda yakunda kuvuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Nanjye ntabwo nagaye. Iki ni ikiganiro cya kabiri tugiye gukorana niyo mpamvu tuguhaye ikaze mukozi w'Imana Thierry. Reka tugusabe ubanze udusengero bwangu Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Yego murakoze cyane. Kadusenga Imana. Yego. Uri Imana yacu uri nyakubahwa urera urakiranuka uri Imana ya Shadraka Meshake na Abedenego. Uwiteka turagushimye kuko uri Imana yacu turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga turagushimye kuko uri Imana ikomeye ituye hejuru y'amajuru. Uwiteka turavuze ngo izina ryawe nirishimwe. Waturinze Uwiteka nyaguhora ku ngoma urinda abajana n'abagaragu bawe abakuru n'abatoyi. Uwiteka nyaguhora ku ngoma wabarinze bageze ku gitondo cy'umugisha. Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri turavuze ngo izina ryawe nirishimwe. Abakuru n'abatoya bageze ku gitondo cy'umugisha abamama n'abapapa bageze ku gitondo cy'umugisha na ndetse abasaza n'abakecuru bageze kuri cya gitondo cy'umugisha. Mwami turakubwiye ngo wagize neza. Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri twitegereje nta kindi kikubereye usibye amashimwe. Niyo mpamvu tuvuze ngo izina ryawe nirishimwe. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri. Niyo mpamvu ibiganiro tugiye gukora Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Niyo mpamvu ivuga butumwa tugiye gukora Uwiteka kuko uri umukozi w'umuhanga. Niyo mpamvu turyambuye muri assurance y'isi tukarishinganisha muri assurance y'ijuru. Turishinganishe muri assurance y'ijuru Uwiteka ko hari ubutabazi. Tubushinganishe muri assurance y'ijuru ko warishiraho imbaraga rikariherekeza. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rigahumuriza abajana n'abagaragu bawe rigahumuriza ababaye rigahumuriza abihebye rikongera rikubaka. Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri bisenyutse kuko uri Imana ikomeye kuko uri Imana ibishoboye kuko uri Imana ya Shadraka Meshake na Abedenego. Dukomeje kwirukana imbaraga z'igicu cy'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abamede n'abaperesi turazicashe duhagaze mu budahangarwa bwawe. Turahamagara imbaraga zawe mvajuru kugira ngo zibana natwe. Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri zibane natwe dutangiye
natwe zibane natwe twerekeza ku musozo. Uwiteka nyaguhora ku ngoma nukuri, ubwo turekeza ku musozo turi amahoro, turagushima kandi turaguhimbaza. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rero, turabizi neza kuko uri Imana yacu, turabizi neza kuko uri umukozi w'umuhanga, turabizi neza kuko uri urangiza rwa burundu, turabizi neza kuko uri ubwugamo bw'umugaru, turabizi neza Uwiteka we nukuri kuko uri ubwugamo bw'umugaru. Uwiteka nyaguhora ku ngoma nukuri, nta guhunga igihongo umwirukana Uwiteka. Ayiwe mwami nyir'ibiherata nukuri, abaza n'abagaragu bawe benshi cyane baje bakugana dukora iki kiganiro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma nukuri, hari abo nyaguhora ku ngoma batakizafasha kuko uri umukozi w'umuhanga, hari abo kizahindura Uwiteka ubwo bazakugana mwami kubw'iki kiganiro. Izina ryawe rizashirwa hejuru, izina ryawe rizongera ryamamazwe bundi bushasha. Urakoze rero kuko uri Imana yacu, urakoze kuko uri umukozi w'umuhanga, urakoze kuko twemera ugiye kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Yego Thierry ayashize nk'ukwezi tudaherukana. Yego ukwezi ni kunini, wo kugenda yaba yagiye, ariko Imana ishimye ko twe turi amahoro. ni ukuri. Murimo w'Imana umeze ute aho dutandukaniye? Uracyabirimo cyangwa waraguye? Oya sinashobora kugwa rwose. Imana ishimwe. Abantu bakwakiye ute kuri Concorde TV show? Ibintu byabaye byiza cyane, abantu barampamagara. Hari umudamu w'umunyamerika wampamagaye, ako yari umunyarwanda nyine wagiye muri Amerika. Arampamagara ambwira kumusengera, musengera Imana. Ubu ngubu inkike zigenda zimukikije, zigiye ziriduka kubwo gusenga. Hari n'abandi benshi abo mu Burasirazuba, hari n'abandi benshi abanyakigali rwose bagiye bampamagara, nabo muri Musanze hano iwacu, abanyagisenyi, hari n'abagande bagera nko muri 3 nabo bampamagaye rwose, nabo ndabafasha rwose, ibintu bimeze neza. Abaguhamagaraga se Imana yaguhaga message yabo cyaraceceka? Oya ntabwo yigeze ncecekana, ntabwo yigeze ncecekana rwose, ntabwo yigeze ncecekana. Nukuri ntabwo yigeze ncecekana. Yego. Hari abamaze gusubizwa se cyabara cyategereje? Baracyategereje, ariko kubera Imana hari ibimenyetso by'ugenda ubona. Iyo tuvuze ngo ubundi hari inkike zigenda ziriduka, nukuvuga ngo hari imisonga igenda igabanuka. Yego. Aho dutangiriye gusenga. Cyangwa aho dukoranye namwe ikiganiro. Nukuri. Nanjye rero nicyo mba nshaka. Nukuri. Ubu uri hano nungiye ukurekura, ntabwo turasa gutinda kuko nzi ko hari abagutegereje nukuri mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo ubahanurire. Uzise abana benshi tiyo tuvugisha ukuri pe, sibyo? Hari abantu bavuga ngo ubuhanuzi ngo butavangiye, ngo ni ijambo ry'Imana, ngo turavuga ijambo ry'Imana gusa, ngo ntabwo ngo turahanura. Ariko pe ntabwo aho guca amazi ijambo ry'Imana nawe ndabyemera. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ariko nta muntu uza hano mu cyumba cy'amasengesho ngo abe yajya mu cyumba cy'amasengesho kitagiramo umuhanuzi. Oya rwose. Ndakurahiye abantu twese, reka nanjye nishyiremo, abantu twese tuba dukurikiye ahantu hari umuhanuzi kugira ngo twumve icyo Uwiteka Imana mubwira, icyo Uwiteka aramunyuzamo akakitubwira. Ariko uzi kwicara uzahazaza bigushyiramo imbaraga cyane. Nukuri. Wewe nukuri kwicara uzi ngo ejo bundi bimeze gutya. Naho muri Bibiliya turabyemera, nyine ni amateka yabayeho, nibyo Abisirayeli. Niyo utari no kwizera, utari no mu mavuta y'imbaraga, akenshi kubyakira birakugoye kuba wumva byaranabayeho utarabaho. Yego. Ariko siyo bagushimiye hawe cyane. Nimugoroba nagize umugisha, ninjira kuri Zoom y'umukozi w'Imana mutuye. Yego. Sanga hari umumaro kubwiriza, ntabwo munsi numva mbwiye ibyanjye. Uze confidence nabyukanye. Yego. Nanjye icyo mba ndikubaza, niyo mama ndikubaza ni niba abaguhamagaye hari icyo Imana yakubwiye ngo babwire, kugira ngo n'abandi bari kureba iki kiganiro bababaye, urabibutsa n'impano Imana yaguhaye kugira ngo umuntu aguhamagare mufatanye gusenga. Yego. None kuko bimeze, uriya mudamu wo muri Amerika yarampamagaye. Yego. Ampamagaye arambwira ati ndashaka ko dusengana. Ampamagaye ambwiye ati ndashaka ko dusengana. Ndavuga nti aya masaha umugoroba ugeze ahangaha guhera ku saa ya 3
ndabafite umwanya yego turaza gusengana nta Yego. kibazo. Ubwo ngubwo twarasenganye, Imana ibigenza neza, irabikora, ihita ivuga ku kibazo cye yego yari afite nk'umuntu. Cyari ikibazo cy'uburwayi yego bwari bukomeye cyane, kuko bari bamaze no kumuhamagara bamuhaye randevu yo kumubaga. Noneho turasenga, Imana ntabwo yari yakabisobanura ibyo byose. yego Nuko Imana yansanze, yarahiza kunsanga irambwira itumva, umujakazi wanjye ndamurengeye kuko usenze. yego Ubwo ngubwo naka uruhushya rw'Imana kugira ngo ibinyemerere mbimubwire. Irabinyemerera, ndamubwira, nabwira Imana y'amahoro yambwiye ngo irakurengeye yego kandi iragushigikiye, kuko irambwiye ngo iragukijije uburwayi bwawe bwo mu nda. amen Kimara kuvuga ku burwayi bwo mu nda, arambwira ati Imana irakoze. Amen. Nongeye kugira icyizere ko Imana ihari. yego Kubona ivuze ku burwayi bwanjye bwo mu nda ni iki cyizere ngize, kuko muri iriya minsi barampamagaye bantumira kugira ngo bakibage, bambage mu nda, ndabyanga. yego Ariko nongeye kwizera ko Imana ihari. Imana irambwira ngo nimubwire ngo igiye kumukiza. Aravuga ati rwose nshimye Imana ko yongeye kuntekerezaho akabikinyibuka, kandi akabinyeretse kikimenya. Ubwo ngubwo turasenga, Imana igenda ivuga n'ibindi byinshi, musezeranya n'ibindi byinshi bikesha muri njyewe n'abandi bo ku ruhande rwose. Akampamagara akambwira ati Tsiri, rwose byo byonyine reshaka ko nasengana nawe, nkubonye kuri uyu murongo uyu n'uyu, ndavuga nti oya kari kamvugisha Tsiri dusengane. Rwose nta muntu ugeze nsubiza inyuma, yego uko yampamagaye naramufashije, Yego. ubufasha bwe yankeneyeho buri wese wampamagaye narabumufashije yego kubwerekeranye no gusenga. kandi nta n'uw'Imana yigeze kurya sini ngo ubure kuguha message umubwire. Oya ntawe rwose, yego ni ukuri ntawigeze ncikana. yego Ni ukuri. Imana ishimwe, nicyo tuba turi gushaka, tuba dukeneye kugira ngo ituganirize wana. Ni ukuri. Tuganirize tumenye ejo hazaza uko bimeze. Yego. Uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi nateguye ijambo ry'Imana. Ni ukuri. Karibu rwose uritugezeho, ridufashe, ritsindagire ibyo Imana iba yaratubwiye. Yego. Ni ukuri, uyu munsi hari ijambo ry'Imana nateguye. Ni ukuri, ijambo ry'Imana nateguye. Imana y'amahoro ize kutugirira neza. Amen. Imana y'amahoro ize kuturengera. Imana y'amahoro ize kuturwanirira kandi itubere ku rugamba. Amen. Ni ukuri. Turarebera hamwe ijambo ry'Imana. Turasanga muri Zaburi 105. Zaburi 105. Here ku murongo waho wa mbere ugeze ku murongo wa 5. Yego. Yego. Zaburi 105. Yego. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye. Yego. Mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Yego. mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera. Imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso h'iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka yari mu isi yose. Yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka. Akayikomereza Yakobo ku bitegeko, ayikomereza Isirayeli ku bisezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe. Amen. Amena. Ni ukuri cyane. Ijambo ry'Imana ryiza cyane. Rero nta bandi yasezeranyaga, ni twebwe. Yego. Kandi Abisirayeli ni twebwe. Kandi abana ba Aburahamu ni twebwe. Amena. Amena. Ni ukuri. Abana ba Aburahamu yavugaga ni twebwe, nta bandi bana Aburahamu afite ku ruhande. Ni twebwe usanga mu gikari, ni twebwe usanga mu nzu y'Imana. Yego.
twamamaza ibyayo nk'uko ibivuze. Rero tugomba kubyamamaza byakomera cyangwa byoroha, nta mpamvu yo gucogora. Haba mu bakomeye n'aboroheje hose twiteguye gukora iki? Kuvuga ibyayo. Yego. Imvura yaba iri kugwa, yaba ari umucyo, twiteguye kuvuga ibyayo. Ni ukuri ijambo rwose ryo nari nateguye ni iryo ngiryo. Rigeze mu majana n'abagaragu b'Uwiteka n'ubundi ryakongera rikabubaka, rikongera rikabateza imbere mu buryo bw'umwuka, kandi no mu buryo bw'umubiri nabwo hari aho ryagera rata rikongera rikomora inguma. Yego. Ni ukuri cyane rwose ijambo ry'Imana ryari iryo. Imana yamahurize kuduhana umugisha. Yego, Thierry Nyemera nkubaza aka kabazo. Ego. Nta muntu wari wahanurira Ego. utamuzi. Ego. Imana yamukweretse wibereye ahantu. Ego. Ikaguha ubutumwa bwe ngo bumushyire. Arahari. Arahari. Hari ahantu mu Bugesera. Ahantu mu Bugesera uwo mama yagiraga groupe. Ariko noneho groupe yiwe gusa yarayisizeho ngo abantu bajye basengera iwe. Yego. Ariko noneho w'ikintu cyo kuvuga ngo kubikontorora mu buryo bw'umwuka ntacyo afite. Nta gukontorora groupe. Yego. Noneho nagiye kubona groupe mbona imeze ukuntu. Ijwi ry'Imana raza rirambwira ngo irimo ikintu bita umwanda. Inyereka ibintu byamwe biberamo n'ibikorerwamo. Imana raje iransobanurira ngo ibi ngibi ni umwanda mu murimo wanjye. Ubwo Imana intumiwe kandi ntahazi. Yego. Ndagenda injyayo njya kumushaka. Icyo gihe nakoreraga mu Bugesera. None narabonye akazi. Yego. Injyayo njya kumushaka. Ngubwo sinari nzi yari kuza, nageze iwe mu rugo ndamubura. Sanga iwe harafunze. Yego. Ubwo hari umuntu abaje ndabaza nti ahangaha si kwa mama runaka ngo yewe. None se ari he ngo ntawe uhari. Ndazamuka ndongera mfata inzira ijya ku icumbi ry'Iyomba. Yego. Hari inzira yamanukaga niyazamukaga ku icumbi ry'Iyombaho. Ngubwo ndahageze umutima uranga. Umutima urangije kwanga ndahagarara. Ndaje kwa uhagarara ijwi ry'Imana arambwira ngo manuka hepfo gatoya. Yego. Ndamanuka gatoya kuko ibimbwiye. Kimanuka gatoya narahageze. Numva ijwi ry'Imana arambwira ngo kebuka. Ndakebuka ndeba hakurya. Yambwira ngo genda kwa ruriya rugo. Ndahajya. Narahageze umama musangayo. Yego. Kimara kubasuhuza umwe nawe yari umunyamasengesho aramubwira ngo uzi yuko Imana idukunda. Kandi ntibanzi. Yego. Uwo mudamu bamwitaga mu mabyiringiro. Arambwira ati Imana abwira uyu mugenzi aramubwira ngo uzi neza ko Imana idukunda. Uyu muntu namuzi ngo yango ntabwo muzi. Ngubwo bampa intebe ndicara baranyakira. Ndaje baratangira turasenga. Turaje gusenga ndababwira nti rero ikingenza ni iki ngiki. Groupe yawe guca. Imana yambwiye ko ugomba gukora guca ugashobora gukontorora iki abantu bawe baza gusenga hehe muri groupe yawe. Ukongera ukoroganiza n'abantu bakoze iki bayikuriye. Nubwo bayikuriye cyangwa se ugashyiramo abashyinama bayo, ariko ni wowe uri ku mutwe wawe. Yego. Tubwo rero amavuta menshi agomba kuba mu mperezo yawe, bari ukajya ubatoreraho byashaka kuba ngombwa ukajya ubatoreraho. Ubwo ngubwo mubwira iby'Imana imbwiye. Ndaje kumubwira iby'Imana imbwiye. Ndaramubwira nti kandi njyewe ndagiye ntagiye mfite ahangaha ndafite akazi. Yego. Kimara gusoza iby'Imana imbwiye ndongera ndakuba ndagenda mu mama groupe. Ngo yahise asaba nimero ya telefone. Yego. Asabye nimero ya telefone ndayimuha. Kimara kuyimuhereza hasi misi aza kumpamagara ambwira ko ibintu namubwiye yabigendeho groupe ikaba igenda neza. Yego. Imana ishimwe. Ntabwo yabanje yagupingamo gatoya se nk'umuntu atarazi. Oya ntabwo yigeze amfinga. Akimara kumenya ibingenza Imana yari yahabanje kugira ntarahagera yahabanje. Yego. Nta wundi se wigeze uhanurira muri mu kigero kimwe atese Thierry. Arahari. Umuntu mwabyirukanye.
arahari. Hari umuhungu wo kuri karitsiye ubwo ngubwo twigeze gusengana twihererana Imana. Yego. Twari mu musozi wa Nyamiyaga hamwe uzamutse Nyagahinga. Yego. Turutse mu muhanda kujya mu Cyanika. Tugeze mu musozi turazamuka turasenga Imana. Twagezemo nka saa 11. Turasenga Imana, turaje gusenga Imana. Imana imusezeranya ikintu bita umurima. Yego. Aravuga ati Thierry, ngewe umurima, ngewe udashoboye no kwigurira boda, ngewe umurima nzawukura he? Ubwo ngubwo ndamubwira ntumva, Imana ivuganye nawe ko iguhaye umurima, wabyemera utabyemera nuko Imana iguhaye umurima. Yego. Ubwo ngubwo igihe cyarageze, Imana y'amahoro imukubita umurima rwose. Nagiye kumva numva arampamagaye ngo urabizi neza wa murima ko Imana yawumpaye. Turi kubeshya, ntiwigeze vuga ko udashoboye kugura boda, ntiwavuze ko Imana idashoboye kuguha umurima. Ngumva ngo ubu ngubu ngo nemeye ko Imana yampaye umurima. Yego. Imana yamuhaye umurima rwose, ibintu biba neza, arawukonda. Ubu nawe yibitseho igipapuro cya burundu pe. Yego. Ni ukuri yarabikoze. Ajya nyibutsa ubu ni bimwe mu bimutera imbaraga ko yasengana nanjye. Niyo amaze iminsi tudasengana aravuga ati rwose maze iminsi ntumva amakuru yo kuwiteka. Yego. Ego. Akakureba kugira ngo Imana igire ikikunyuzamo umubwire. Ni ukuri. Yego. Nzi gahunda ufite, reka nkore kure, sibyo? Nkore kure ugende, ariko ugiye gutanga nimero. Ariko ubushize nabonye muri comment abantu bavuga ngo izo kuri WhatsApp bari kuzibura. Ego. Ariko nanjye narazibuze. Ubwo uraza uzikontorore neza, ubundi uduhe nimero abantu bakuboneraho, nurangiza udusoreze n'isengesho. Rero nimero iri kuri WhatsApp, ni ya Uganda. Kandi ndabizi neza ko ibihari. Ni kangahe se? Inimero iri kuri WhatsApp ni 078. Iza kode babanza muri Uganda ni? Kode ni 256. 256. Yego. Ubanza ubushize twari twavuze 260. Twaribeshe rero. Umva, ubanza ariyo mpamvu kabisa. Okay. Ubanza ariyo mpamvu pe. Ubanza ariyo mpamvu abantu bayibuze. Yego. Naho rero ni 256. Se ndebe nanditseho ngwikira ko. Yego, yikomeze nta kibazo. Urangije kwandika iyo kode urakomezamo 78 16 20 36 9. Yego. Iyo ni iri kuri WhatsApp. Iyo guhamagara nayo y'inyarwanda ni 078 78 warangije. Yego. 96 163. Yego. Ego. Yego, dusoreze n'isengesho twatangiye dusenga. Ego. Sawa, murakoze cyane rero. Yego. Kadusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu, turaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga, turaguhimbaje kuko ushoboye byose, turaguhimbaje kuko uri hejuru y'amajuru, Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri, turaguhimbaje kuko uri Imana yabanye natwe, turaguhimbaje kuko uri Imana yabanye n'abajana n'abagaragu bawe benshi, Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri, nta kiguzi baguhaye. Turavuze ngo izina ryawe nirishimwe, turavuze ngo izina ryawe nirishirwe hejuru, Uwiteka kuko uri umukozi w'umuhanga kandi akabushoboye byose. Uwiteka we ni ukuri, turi gukora iki gikorwa, Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, dukora iki kiganiro, ayiwe mwami nyiringa Imana arata ni ukuri, kigiye kureba n'abantu benshi, Uwiteka nyaguhora ku ngoma kandi bagiye batandukanye. Abaza n'abagaragu bawe benshi, Uwiteka nyaguhora ku ngoma n'ukuri, baracyitegereza, ubahe kukireba bapfukamisha amavi y'umutima n'ay'umubiri, Uwiteka nyaguhora ku ngoma byose biri hamwe babiteranije, Uwiteka nyaguhora ku ngoma rata biri mu mwanya umwe, reka kize kubatera imbaraga nyinshi cyane mu bugingo, Uwiteka nyaguhora ku ngoma, bongere bibuka umurimo wawe, bongere bibuka aho bawugarukirije, Uwiteka nyaguhora ku ngoma, bongere bagende bahatangirire. Ayiwe mwami nyiringa Imana rata n'ukuri, ntabwo ari twebwe tuvuga, ahubwo ijambo ryawe reka rigenda rivuge.
reka ijambo ryawe rigende rivuge mu baja n'abagaragu bawe, reka ryongere rigende rikora umurimo mu baja n'abagaragu bawe. Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, tuvugiye hano hantu Uwiteka nyaguhora ku ngoma, umuririmbyi yaravuze ngo nta wundi nshaka ko yamamara. Mwami nyiringabo Imana ni ukuri, natwe nta wundi muntu dushaka ko yakwamamara usibye wowe. Rero kubwira ijambo reka gende wamamare, kubwira ijambo Uwiteka nyaguhora ku ngoma rata reka wamamare mu baja n'abagaragu bawe, kubwira ijambo reka wamamare mu bakuru n'abatoya, abakecuru n'abasaza reka bakwamamaze kubwira ijambo. Ayuwe Mwami nyiringabo Imana rata ni ukuri, abarwayi reka bakire kubwira ijambo, barwariye mu bitaro bikomeye n'ibyoroheje kubwira ijambo reka bakize kukuri Imana, abafite ubushomeri reka bakize kubwira ijambo Uwiteka we. Ni ukuri ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, rigeze mu mitima yacu Uwiteka we ni ukuri, reka rishinga imizi mu mitima yacu Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, tuteye kuzibagirwa ko twaryumvise, reka tuteye kuzibagirwa ko abaja n'abagaragu bawe Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri bumvise iri jambo. Ayuwe Mwami nyiribihe rata ni ukuri, bumvise ijambo ryawe rata nyiribihe, bumvise ijambo ryawe kuko uri umukozi w'umuhanga. Reka nyaguhora ku ngoma rata bibatere kugukorera Uwiteka we ni ukuri, reka bibatere kongera guhaguruka kuri Imana, reka bibatere kongera kwambara imbaraga zo kugukorera Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri. Ubwo hazagira uhaguruka akavuga ati ngira ijambo ryarafashije, ubwo hazagira uhaguruka akavuga ati ijambo ryarampagurukije, ubwo hazongera kuvuga ati ngewe iri jambo rwose ryansubijemo imbaraga, iri jambo ryansubijemo intege. Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, tuzagushima, tuzaguhimbaza, tuzongera tukuvuga ibigwi mu baja n'abagaragu bawe bakumenye. Rero nyaguhora ku ngoma rata nyiribihe, ngushinganise ni ukuri gurupe yacu rata nyiribihe, komeza kujya uyigirira neza, ukomeze kujya uyirengera, ukomeze kuyambura assurance y'isi, nyisinganise muri assurance y'ijuru kuko hari uburengezi n'ubutabazi. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rata, tugaruke ahangaha wowe wigarukira ahangaha, komeza ukore, turekeho wirekeraho, ducogoye wicogora kuko uri Imana yacu, kuko uri umukozi w'umuhanga akaba uri isumba byose. Ayuwe utuye hejuru y'amajuru Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, kubwira ijambo ndakwinginze ngo seruka mu baja n'abagaragu bagufitiye inyota bakubone, seruka mu baja n'abagaragu Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri bakeneye gukira bakire kuko uri Imana, abaja n'abagaragu bagufitiye inyota Uwiteka nyaguhora ku ngoma ni ukuri, uyibakize kuko uri Imana yacu, uyibakize kuko uri ishobora byose. Ayuwe Mwami nyiribihe ni ukuri, komeza gushigikira abaja n'abagaragu bawe bagiye gutegera amatwi iri jambo, turice mu gutwi warikwe mukundi, ubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze ro kuko uri Imana yacu, urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu tubisabye,